natangiye icyo gihe mbona ababyeyi banjye nta mutekano bafite. Ibuka mama yari yagiye iwabo ndi kumwe na papa, twasigaye mu rugo. Bigeze mu masambiri nibwo abantu baje biruka bata abantu bahuye inka bazigarure mu rugo mu gice cyitwa Mbogo. Abantu barimo gutema barya n'inka. Umunsi turahiriwe. Bigeze mu masaa 8 kuko ibitero biraza, baza biruka abantu batwika amazu baratwika. Nibwo natangiye rero mbabwira ko nawe nsa naho nabivukiyemo. Natangiye ubwo bunzi ku myaka 5 nijyanye kuko umubyeyi yari yagiye iwabo. Tongera ahantu bitaga Umuhondo ku bitaro byari n'umuntu bitaga Amashuba, bariho ducumbika. Turahabaye rero tuza gusubira mu ngo baca Uganda, dusubira mu buzima busanzwe bwariho icyo gihe. Nihuse turagenda tugera muri 90 rero, aho urugamba rwo kubohoza igihugu rwari rutangiye. Aho rumaze gutangira ntabwo twagize umutekano mu gace twari dutuyemo. Twari dutuye Makoni ya Ruganda, mu cyahoze ari umurenge wa Ruganda. Abantu bakikora bakadutera buri mugoroba. Ababyeyi bagafata inka bakazishyira mu rugo rumwe, abana bakadushyira ahantu bo bakagaba amashami bakavuta aho turi, biteguye ibitero bihora bidutera. Ubwo buzima tubamo kugenda 92 noneho bisa naho bikomeye. Tubamo tugera 94 tugihumeka turi kumwe n'ababyeyi bacu. Ibyo bitero nta muntu byabashije gukuramo wenda amapfa, ariko abantu babaga ari inkomere, abandi ubuzima bwaranze nta mu mutwe, iterambere byose byaranze. 94 rero abantu turaba tuzi ko wenda tuzirwanaho nk'ibisanzwe. Ku itariki 8 imvura yaraguye, tujya mu mazu, ariko ubwo byari byatangiye kuri 7 ahantu ku Gisozi. Barahateye barabasenyera, bariruka baraza batubwira ati twe batwitse byarangiye. Mu gitondo nanone ahantu bitwa mu Ibumba kwa Hariya mwari Mutedehumu nabo barabatera. Ku 8 rero iza rirangiza. Imvura yise mu masaa 8. Twari duturanye n'ibigo bya gisirikari, duturanye no kampi zabo bakoreraga, duturanye n'impunzi za Butaro na za Kivu bari hariya. Kumva abantu bari mu muhanda bagenda biyamirira, tukajya n'abasirikare barimo kwishyushya kubera imvura yari ihise. Ibyo bintu tugumya twitega amatwi ariko n'ubwoba, ariko twari tumenye ko dutera nijoro, noneho baza ku manywa saa 8 saa 9. Igihe nyiri muri ibyo bintu nari nubatse vuba, naburaga iminsi imwe ngo nuzuze amezi 2 nshatse. Turi muri ibyo bihe amanuka umugabo witwa Rugwengeri w'Umuhondo, umugabo w'umucuruzi cyangwa umushoferi wari witwa Kanani. Bamanuka biruka basanga amagazi ku rugo wanjye, nange bati muhunge murashize. Nabo kandi bihuta, sinamenye icyo bavuze. Igihe nyiri muri ibyo ndaranganya amaso, mbona umwana witwa Konsoli n'umumama ubungubu arahagarara. Konsoli arambwira ati kwa Nyagara ko barabishe barabumaze, abantu bose barabishe, barimo gusanga abantu bakiri mu mazu bakatemagura. Umwana aca bariruka, ariko kubera bwa bukunzi bw'imitungo, areba ibintu biri mu nzu bishya byose, areba ikintu ndi Rwanda, ndagira imijiro ndahatinda. Biba bigeze hafi kwa Babenemi, mu ngo twari duturanye, baba barirutse. Ubundi ababyeyi b'abagore Bonomi yabivuzeho bakunda abana b'amaraso. Ati ntibishaka wakunda. Noya. Nabo bantu n'ingigira turarwana. Aranahatinda bimuviramo urupfu. Mbonye igihe banyegereye
bambaye n'uburyo bari bambaye n'uburyo intwaro ndiruka ngowe kuzajya kumurikira ntibyashobokaga ahakuriza urupfu warapfa ndiruka baranyirukankana bari nk'isanane ndumva abaturage bacu ahantu twari dutuye hasa nk'aho bari nk'akagote hano hari abaturage bari aho barebera hano hirya epfo impunzi zakoze umurongo nk'umuhanda ntaho wanyura turiruka tugana mu mashyamba gutyo ndiruka ku buryo naje guhura n'abahungu tuziranye tw'urungano ndababwira nti mazajya ntabwo munyica ntarica niba mubishaka mumbise mumbere baranga banamusatiye kumuniga nahifite n'umuhoro rwose muri mu rugo ariruka ari we burya n'ubwo umuntu aba yicana ariko nawe afite ubwoba ariruka yirutse mbona inzira mbandagiye yahana mu mukokwe nihishamo hari ibintu byinshi byagiye bikorera abantu utabona icyo utangaho ingororano ntego ibyatsi hari abantu baba inaha muri kano gace banabizi ibintu by'imikenja biba byarameze mu mugezi ndabyeguranya mu cyobo ariko muri uko kurira ahantu nanyereye gutya baraza barahabona batera ibuye ringwa ku ino ndumagiho bati ngaho yakandagiye agenda kandi baritera ndimo ari njye bariteye aceceka mbona Imana irabangishije abo baragenda mvamo njya ku rugo rwari rwari bari abantu tuziranye n'ahantu nakuriye niho navukiye njya ku mugabo witwa Silvano wacuruza ibintu arambwira ati wa mugabo tumutabara abatanze yenda murapfa rwose nta kintu ahubwo genda utagwaho ndagenda ngana kuhagana ku mashuri ya Ruganda ngenda ndeba ukagenda ukontora distance yawe umuzenguruko umuntu nta muntu unyegereye ndagenda ngera ku kayira kamanuka ahantu Mugobore kajya mu hasi aho za Busake hageze nkabona abantu bambukiranya umuhanda ndabakubifasha haruguru ku gasozi ndagenda negera abazi icyo gice negera amashuri y'Uganda ariko mpageze ngira ubwoba ngaruka hepfo gato umugabo wari warahateye ikinini aba ariho nje ndagenda mpura n'umwana w'umusore ariko nta n'igitangaza yitwa Vianney yari n'umuhungu wa Mumbaneza kubitanye kubera aho yari avuye mu bitero bivuye hirya kwa ba Narcisse ahita anyumvisha ko nta kibazo ati nta kibazo ubu Imana ukiri kuri kano gasozi ahantu hagaragara ati wigendere ati hirya hari ibitero batakwica then aragira ngo njye ahantu ngaragara ndabitinya nigira imbere ku rugo rw'umugabo witwa Murindabigwi ngenda ngeze mu marembo Murindabigwi arambwira ati mva wikwinjira atakunyica mu maso muri icyo gihe rero umutima ukora vuba numva abantu baravuze ariko bari mu kantu mukunda kugira inyuma kandi ukazagiye gukataza umutima wahise unyereka ko ngomba kwiruka nirutse ngeze hepfo naho nasohotse muri urwo rutoki nkasanga abantu baragiye inka bakuye iwacu nsanga ninsohoka barangije nsubira inyuma numva abantu bageze kwa rwabo Imana rero ikiza uko ishaka niyo mpamvu burya umuntu akubwiye ngo hari afite uburenganzira ntabwo aba afite n'uri igiti cy'avoka cyari gihari icyurira hafi ku kirere ndagenda ngeze mu mashami ariya yegeranye ndahagarara kuko nabonaga ndi ku kirenge bahagaze barashaka nk'isaha yose barambura Murindabigwi hafi kumukubita bati wa mugabo we ko tumusiza kwireba agiye amanutse hariya bati kingura ati inzu ngiyi iri mu rugero barashaka barambura begura ubwatsi bw'urubingo imingoti yose barambura umugabo umwe wari urimo witwa Nzigira wabagaga ingurube araza n'umuhoro wa muhoro umenyereye kubaga warashigaje imbere n'inyuma warariwe icyarimwe yega amakuru yovuga arabwira ati nimumubona nimumwice mu munzanire kubw'amahirwe na nyuma ya jenoside turabona ntiwashakiraga iki yaje gupfa nyuma ati najya ngo mukize ubwo uwo mugabo yegama ku giti ndimo yegama ku mubyimba ndi hejuru bamubwira nimumurukiraho kereka nibagitinda cyangwa bakagiye bakantera amabuye ndamuruma wenda namwe ariko nabanshika
mbona no mu gihagararo ntiyandikaga cyane uretse uburenganzira bwari bwatanzwe bibayemo mu gitiro urushi ahubwo mbona sinsigaye mubona kandi agihari bigeza haza undi mugabo wari ufite inzu umuhondo ku isoko acuruzaga nibutse izina rye neza aramubwira ati ariko ubundi murashakanye turashaka mwene jambo shati muze umuntu wishe Kayitana umuntu wishe Yiriti bajyanye amafaranga namwe murarwanije twigendera Imana bakuye aho baragiye abo bagabo bahise bagenda bajya kwibagira inka ariko ngashaka uburyo nzava muri icyo giti byari bigeze mu saa 11 biranyemera bararangiza bagabanya inyama nyiri iyo sambu nawe asigarana ihurizo itwara murinda bigwi arazamuka arebye hejuru ijisho rye ribonaga nk'itara ry'imodoka arandeba turareba n'imboni zihura kumva ko agiye kuvuza akamu birangiye ati murandya akamanuke kuri umwe n'icyo ataravuga mbona n'umutima mburiki icyo gukora noneho baranyegera ariko kwaza navuga akegera igiti agera ku mungoti w'urubingo wari uri aho hafi ayegura amasambu ati wikubiraho ntupfire batakwica ajyana inyama mu rugo buriya muntu yabona ko nabonye babaga buriya nagiye guca birenganya bakabwira abantu bakaza kubica ariko nkabona n'ubundi kuvamo nta hantu ndi bunyure ngumamo nindego yaje no kuri umuntu w'umugabo ndamushimira nubwo yaje gupfa nta kintu muhaye ariko yamusika aho ngatekereza ko ari buzana abantu gahoro akabereka gahunda amutegereje bigeze mu saa 2 y'ijoro baranaje kuko bw'ijoro ndavuga ngo bayanze kugira ngo bigaragare bari buze manuka rero njya mu rutoki ngenda gahoro njya hepfo ahantu hari ibiti bya gereveriya amatungo yirwaga njya mu mizi yabyo aho ndiga ari umuzi w'igiti ndahabona ariko ncunga cya giti ko ari umuntu ucana w'itara cyangwa itoroshi ngo ashakemo umuntu urinda bujya mu masaa 4 n'igice z'ijoro umva rero n'ahantu hatangiye guceceka ubwo barimo gutwika mu magana ahantu basenyaga barahasenya hitwaga kwa Dera barasenya banzigira bitotomba mu bagabo ngo mwishakire demokarasi mutayishaka ntawe uzayibashakira ibyo tubimbiramo kugeza no mu masaa 4 n'igice saa 5 ati icyemezo cyo gusubira iwanjye kureba ko hari ikintu cyahasigaye ndagenda ndahagera nsanga inzugi bazirangaje izo bashoboye bazitwaye ndareba nsanga nta kintu kiri mu nzu ariko mpita ngira ubwoba ko hashobora kuba hari abantu bategereje aho umuntu ugaruka nsubira inyuma njya kwa muzehe twari duturanye nsanga reka da inka zo bari bazindeba mfite icyemezo njyana ikawa kureba ahantu nari nahishe akantu nsanga nazo ubwatsi hari uwo mbonye ncamo baburunze ahantu hamwe mpita nguryamo ubona ko amaherezo ubuzima burangiye yamani natekereza nta n'inyoni ikivuga ku musozi ubu ngiriya ngenda nzahamba saa 9 mfata umuhanda impunzi zari zikiryamye nca mu rubavu rwazo ndahita manuka ahantu bita ku Gisozi ya Nyamugaga ndeba kujya muri Bumba ndahatinya shakuriva kuri vare hatuye badata bacu babiri ndavuga ningerayo wenda ndabona urengero agenda mageze kuri Vanessa hariya tubitwa Bigemana niho karegerera hano usanga hari intebe z'amakoma nk'ijana zigiye zibana hano hahagaze biranyereje haza umuntu izo mugabo we muri Uganda ati none se ntabwo amenye ko babishe ejo twanabahambye ko yanamenye ndihuta imbere umubyiringiro kuko mbere nari nzi ko twabongeraga kwa muganga cyangwa kwa padiri tugareka njye kwa padiri niba gahunda gikwaho ko Jean azamuzanye mu kamodoka yaravanye mu misa tubona Jean araje kurushisha barimo kwica abantu byacitse uwo mugore yari wajya mu baramureba abantu bari bazengurutse kariya gasozi k'irwamo hejuru
kubyamye ko twagiye kumva twumva amafilimi ubu ni umupolisi amahagaritse akavuza ifilimi banumva yanyandikira ahubwo nkagenda kuko yanaye ubwoba umunsi bakujije amafilimi kugira ngo wumve utumva arajegera umusozi wose baraza rero bataka paruwasi z'irambi zayo begera ruguru batera amabuye bagatera amabuye tugaturagura utwuma basukiragaho tugatera tugeze aho tubona amabuye yabo bariho tubasubiza babonye tubazahaje sinzi aho bagiriye inama barekera bati mubarekera batera ariya mabuye yashire tubona uko twinjira hatagira uwo bakomeretse turayatera tukagira ngo baragenda arashira noneho babona dusigaye dufata ibyatsi akaba ibyo tujuguye cyangwa akaboko gakora hasi kabari kujugunya kugira ngo upfa uri koma ngo bari iryo jugunya babona ko nta kintu tugifite baraza begera paruwasi yari ifite ahantu abagore bakoreraga imyuga yo kuboha hari inzugi z'imbaho barazimena barinjije turebana gutya bati muraretse gutera amahane baca kubera kwa padiri bamena inzugi baraza batugeraho barangije baratubwira ati mwicare hasi turicara nta kindi cyari gisigaye baraturusha imbaraga padiri hagati aho yazanye imbunda agerageza kurasa amasasu umunani ndegerana na mwiyoboro nirasa mu bantu uri yapfuye urasubirayo aranga burya umuzungu nubwo aba ari muto ariko bafite imbaraga yanteye inkokora ngo nkariya ahita ajya kubika imbunda nuko tutabyakira turicara bakimara kumenaho baramwinjirana bakuyeho icyuma kireshya n'aka kaguru ka pareye baraza bati na padiri tumaze kumwica nimwicare neza rero nibo baboshye turicara ari bagifite ibyangombwa babaka amarangamuntu birarangira baratuzenguruka arangije nakoze umwe kwa padiri hagati rwose mwemeye n'amaraso ngo nibahaguruke bataha iwabo naho bahaguritse ikibuga cy'imbere ya paruwasi aba ariho biciye abantu muri uko guhaguruka rero hari umuhungu wari unyegereye nawe kusha ntitwige uramuye adafite amafaranga ariko ndayafite ubwo muri uko gusohora abantu mu gihe baramusigaranye kugira ngo abo akuremo amafaranga ahita atoshyira kwamura muri ipantaro kugira ngo abijyanira rimwe n'ikote ahita arimura aragenda ariko ajyana ahantu anyegeka w'urugi bashenye atagumaho abantu barabasohora barabica umugoroba bica abantu ku buryo barebaga ku kibuga abantu barambaye nta kirengera nta kibarimo gucoca bacokuramo basaka bagira bate bakura n'imyenda tubaho ubwo buzima tubamo gutya aho burinda bwira noneho gufatanye padiri araza n'abakozi be natwe baza bakorwa n'ikintu we aturihutirwa umwaka ntabwo tuturabicanyi baratujyana badushyira ahantu hamwe noneho abakozi babo bazana imirambo bayishyira ku ibaraza mu gikari abantu benshi nka 30 cyangwa kuzamura bapfuye ibyo wabonaga abantu bavamo amaraso atemba gusa ubwa mbere nari mbonye abantu benshi bapfuye nuko padiri arimo n'umuvandimwe wanga witwa Noheli icyo gihe twamukuye mu mirambo nijoro tubonye ateye umutwe ari mu masenge ari muri iyi mibiri duherekeje bamukubise umuhora aha ariho ahumekera izinyama zagiye hepfo ariho ahumekera nari kumwe na data nawe ndamubwira twebwe ntabyo dushobora mbibire mushiki wawe n'ubundi sinzi ati n'ubundi ntari bubeho aramwegura turaraho turana n'abo bantu bababaye abandi bapfuye ubwo bujya gucya umuntu afata icyemezo nari kumwe n'umuhungu wari muramu wacu ubundi mwe na Angelique yitwaga Theoneste ndibuka na papa dufata inzira tukatugiruri dufata imisozi uvirwamo manirotebora tugera iruri tugeze iruri dusanga hari abantu bavuye za Musaga nabo bahahungiye turaharara barajya nako batukaba b'igitero abantu benshi nari nzi niho nababuriye batugateho igitero rero turiruka imodoka zari zizamutse tuzibona bavuza amafirimbi
tuba turirutse kwiruka nibonye kuri Nyabarongo hasi. Nyabarongo nayuzuye baza sinakoramo mbona n'ikindi kibazo. Nga kuri famiye zo kwa Badatoke zari zituye aho nsanga bagiye, ubuzima burashize. Ndegera ku musozi mbona abandi bantu bamanuka, mbona ko ari bashobora kuba bahunga, ndabegera. Hari harimo umuhungu w'Ubwenda mwene Karani, harimo umuntu bita Izaki nawe wari uhatuye w'Ubwenda. Mbegereye n'abandi badamu n'abana n'abangaye. Umuhungu kwa Karani siyo umuntu yitwaga atugatinya, kera nari nzi kwambutsa, tereka mbambutsa abaciye ubwato. Tugezemo hagati umusomyi umucika, ariko kubera amaze kuba icyerekezo niho twashakaga kujya hariya, twagiye mu hepfo ya Portugal Bujumba mu Gifunzo turakurura. Buri wese uwageze hanze bwa mbere aragufata, abandi bavamo. Tugiye hakurya Gitarama, turagenda Gikayenzi, masanga famiye zo kwa Badatoke abariho. Urumva icyumweru cyenda gushira bari badukwirwamo kuri 17 iminsi y'icyo gihe niyo ukwezi birasa 17 turi Kayenzi. Abazungu bamaze kugenda, asaba dusigira umuntu ushinzwe Caritas aho akajya duha ikintu twarya, ageze aho nabo bona biramurambiye, nibwo batubwiye tugiye mu misa. Wari burugumesitiri waho na burigadiye baraza bajya kuri aritari, ngo mu miziko yahungiye aha asubira iwabo, nta munsi dushaka. N'abari mu nzu z'abapadiri icyo bafite bajyana icyo ntawe usubira mu musohoke mugenda. Isi irahagarara kuko turasohoka turagenda, dukora urugendo tutazi aho tugiye, ariko abantu bakuru barimo batubati tujye Kabgayi. Turagenda tugera ahantu mu Rutoke dusanga baratwika, turagenda ntabwo wamenyewe nuko wabonaga. Cyakora nashidutse mbona ngeze i Nyamabuye, ahantu twatereye gutya nta n'Inyamabuye kubera nari narigeze kuhakorera. Tuba tugeze mu muhanda wa kaburimbo, tugiye i Kabgayi. Tugeze kuri gereza hari Gitarama, twasanze bariyeri iragota. Bicaye ku mutuzo kuko n'ubu ntacyo umuntu yaramiraga, abantu bari bananiwe gupfa. Kumva tumaze mu buzima kuva kuri tariki 8 kugera kuri 17 twari tumaze kunanira. Turagenda wenda bo bicara bamwica, basigaranye umuntu atabukwe aricara kuri bariyeri, bateze kuwungura ati ndi umututsi barimo kutwica. Turagenda biteye nka metero zingahe, umudamu wanjye aravuga ati ntabwo nsiga papa. Bose bayankota kurusha imbaraga, mwamuretse tukagenda ku bantu bashize, tukagenda tugiye mu mbere wacu. Kubw'amahirwe babonye ari umuntu usigaye bamukurikira abandi. Noneho interahamwe ziratuyobya n'impunzi, aho kujya i Kabgayi duhinguka muri sitade, ahantu umuntu agendaga nijoro atanazi. Tujya saa 10 bari bayikinze, bishe umuntu ku buryo sitade yasigaye guzengurutswe n'imirambo. Arabavuye i Kayenzi, arabavuye mu Rutoke, arabavuye, bica umuntu ku buryo bageraga aho uhagaze hose amaraso akakunukira. Muri ubwo buzima rero duca muri esikariye, nca ahantu mu matuwarete, tuba twagiye tujya i Kabgayi. Muri ubwo buzima nabayemo kurinda bigera ku itariki 2 babohoza Kabgayi, tugaruka muri Kigali. Ubwo umuntu wa mbere nabonye yari umusirikare twiganye n'Inkotanyi, nuko yaje gupfa, kandi ati genda za Remera, kubera n'undi ariho nawe agatu ushobora gusanga mukuru wawe ariho, ndagenda bariho ndahamusanga koko. Tubaho kugeza rero uno munsi, abashimira leta y'ubumwe yabashije kuturokora, kuko ubuzima twari tubayemo ntabwo bwari bworoshye. Ashimira none leta y'ubumwe yadufashije, abana twari twasigaranye abana bato yibarihirira, ikadufasha tukaniyubaka, tukaba dufite amashami yadushibutseho. Ubuhamya bwanjye ni ubwo, Imana ibahe umugisha.